Yesu naramuka atagarutse mu myaka 30 kugeza mu myaka 50 iri imbere, nta torero ry'abadivantiste rizongera kubaho. Rihora ritegwa iminsi, bahora baricira urubanza. Itorero baserereza ariko ntirigwe ni bwoko ki? Niko watorero we, ni igiki wishingikirijeho gituma bahora bagutera imijugujugu ariko ugakomeza guhagarara? Bahora bavuga yuko wayobye, ariko ibyo ntibiguca intege na gato. Bavuga yuko ibyo wizera byarangiye kera cyane mu ngoma ya Kayisari, mbere yuko umwami wawe abambwa, ariko ntutinya gukomeza guhagarara ku byo wizera buri munsi. Dore n'uyu munsi uracyariho koko. Ubu rero watorero we n'abagusengeramo bose, ndashaka kugira icyo mbabwira. Ese murahari? Muteze amatwi. Hari umugabo witwa Day uheruka kubatoneka babwira aya magambo akurikira akomeye yuzuyemo ubugome n'ubuyobe. Mubanze muyumve, ni mumara kuyumva ndagaruka mbabwira undi mugambi mubi cyane abafitiye. Ntimujye kure. Yego, abadivantiste bigisha ukuri kandi sinavuye mu byo bigisha byose. Ndacyafite ukwizera kwabo. Ubu ndi mu nyigisho zanjye no mu masomo yanjye, kandi ndacyizera ko ibyinshi mu byo abadivantiste bizera ari ukuri. Nizera ko hari ingingo nke zikeneye kongera gusubirwamo kandi zikongera kwigwa neza. Ariko ngiye kubabwira aho ikibazo kiri. Aho ikibazo kiri ni kuri Ellen White. Kuko niba itorero rivuga ngo turi Bibiliya, muri iki gitondo numvise pastor witwa Roma Kanga bivuga ati turi itorero rya Bibiliya yonyine. Ibyo si ukuri. Iyo aba yari yicaye muri iki cyumba ndimo, ubu muri aka kanya nari guhita mubwira ngo muvande ibyo si ukuri. Si ukuri ku itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi bavuga n'iminwa yabo ndetse no mu nyandiko zabo no mu bibwirizwa byabo ko ari itorero rya Bibiliya. Murabizi ni iby'ukuri biriho. Baravuga bati turi abantu bonyine ba Bibiliya. Ntimuri bo, ntabwo turi bo. Sinashobora kubara nkoresheje intoki n'amano yanjye. Ni ibihe bingahe nafashe igihe cyo kwiga byimbitse mu ijambo ry'Imana, kandi nkemerera Mwuka Wera kunyobora mu kwiga Bibiliya, maze najya kugera ku mwanzuro hakaza umuntu akamfunga akavuga ngo ibyo bintu ntabwo ari byo. Ellen White aravuga ngo da, maze ijambo rya nyuma rikaba Ellen White aravuga. Nyuma y'ayo magambo akomeye cyane, Day hagarutse arahira ati mu myaka 30 kugeza mu myaka 50 Yesu naba ataragaruka, itorero ry'abadivantiste rizaba ryaramaze guhanagurika kuri uyu mubumbe w'isi dutuyemo. Mbese ibyo uyu mugabo avuga, wagize ngo arivugira? Wagize ngo arakina? Nuko nyine washinze iri torero arusha uyu muntu n'abamutumye imbaraga. Naho ubundi hashize igihe kinini cyane hari abagabo bifuza cyane gusenya iri torero burundu, ndetse n'andi matorero yose ya giprotestanti bakayasenya burundu agasibangana ku isi. Ibyayo mabanga yo gusenya iri torero rikavaho burundu, hari igitabo byanditswemo. Icyo gitabo byanditswemo cyitwa Recrime du Vatican, cyangwa se ibyaha nkoraruguma bya Vatikani. Uwanditse iki gitabo yarazi ibyo avuga kuko yabaye umwe mu bateguraga iyi migambi yo gusenya burundu iri torero, ndetse nk'uko bivuga we n'abandi bakoranaga bahabwaga misiyo yo kwigira nk'abizera b'amadini nyamara atari bo. Nyuma y'ibyo Dr. Rivera wanditse iki gitabo tugiye gusoma yaje kuba umuntu w'Imana. Imana imurokora muri ubwo bugome bubi, yandikira abaprotestanti igitabo gikomeye cyane cyerekana ububi bwa Kiliziya Gatolika ku byo gusenya iri torero ry'abadivantiste n'andi matorero yose ya giprotestanti. Ndagira ngo ukurikire amagambo tugiye gusoma. Ni amagambo yanditswe n'uyu mu Dr. Rivera. Yaranditse ati itsinda rya mbere twinjijemo abatasi bacu ni iry'abadivantiste. Wumvise itsinda rya mbere abajesuiti binjiyemo bwa mbere kubera ikiri tsinda ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi ari ryo rya mbere Kiliziya Gatolika yifuje gusenya bwa mbere. Iri tsinda riri mu iki gituma ari ryo baheraho. Dr. yarakomeje arandika ati tubifashijwemo n'abatasi bacu bakoraga mu ibanga, twabashije gucengera tugera mu mateleviziyo n'amazu y'ubwanditsi y'abakristo,
batwakiriye kandi batwemera nk'abigisha, ababwiriza n'abavugabutumwa. Tumaze gusoma yuko itsinda rya mbere abajesuiti binjiyemo ari iry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi, itorero ryacu. Kandi ngo bamaze kugera muri iri torero, ahantu bahise bajya bwa mbere ni kuri za televiziyo, ni mu mazu y'ubwanditsi cyangwa se mu macapiro n'ahandi. Wigeze gusoma ibintu mu gitabo cyacu ukumva wagira ngo ntibyanditswe n'umwanditsi Ellen White, ukumva wagira ngo harimo akantu bahinduyemo? Turasomye ngo ahantu hambere abashaka gusenyera itorero bageze ni mu mazu y'ubwanditsi yacu no kuri za televiziyo zacu. Ibya televiziyo ntitubishidikanyaho, kuko n'uyu uri kuvuga ku itorero ry'abadivantiste riri hafi kuzasenyuka yakoraga kuri televiziyo ikomeye y'itorero ryacu ya 3ABN. Iri torero kuva kera bifuje gusenya ariko rikaba ridasenyuka ryabananije iki? Iri torero rigenda rikavamwe abantu ibihumbi n'ibihumbi ku isi, ariko rikongera rikiyubaka ntirigwe ngo rirambarare. Rihagaze kuki? Bakinjira mu mateleviziyo no mu mazu y'ubwanditsi ngo barisenye, ariko bikanga bikabananira. Bakariheraho bakarishyiramo imbaraga zose zabo za mbere, bakavuga bati tuzajya ku yandi matorero dusoje iry'abadivantiste, ariko ntibarishobore. Bakazamura ibice muri iri torero ngo ricikemo ibice, ibihumbi n'ibihumbi bikarivamwo, ariko ibindi bihumbi bikarigarukamo. N'itorero ki? Noneho bagarutse bavuga bati nitugira amahirwe mu myaka 30 kugeza kuri 50 Yesu akaba ataragaruka, itorero ry'abadivantiste tuzaba twaramaze kurisenya. Ko kurumvira itorero rizaba ryarasenyutse, ryarahanaguritse mu matorero yose ari ku isi. Bya bikorwa byose by'iri torero bizaba bitakiriho koko. Hagati y'imyaka nka 30 na 50 iri imbere, Yesu n'abatinze kugaruka, abadivantiste benshi bari hubu bazaba barapfuye bategerereje Yesu mu bituro. Abandi bari uyu munsi bazaba baravuye mu byizerwa, barabaye nk'abakobwa bategereje umukwe maze agatinda kuza. Ariko se reka twibaze tuti, koko muri iyo myaka ku isi yose muri iri torero ribitse ukuri kwa Bibiliya, itorero ritajya rigwa nubwo abariyoboye bose cyangwa bizera barambarara hasi bakagwa, koko hazaba hatakiriho abadivantiste bahagarariye Imana by'ukuri? Bazaba bose baravuye mu byizerwa burundu, cyangwa uyu mudivantiste warisohotsemo arabeshya? Nkwaye ikaze muri iki kiganiro kidasanzwe kivuga yuko Yesu n'abataragaruka mu myaka nka 30 cyangwa 50 iri imbere, itorero ry'abadivantiste ryose rizaba ryaramaze gusenyuka burundu. Muri iki kiganiro reka tuganire nawe, utanga igitekerezo cyawe ushingiye ku kwizera kwawe ndetse n'umudendezo w'umutimanama wawe. Wowe urabyumva ute? Nk'uko bisanzwe uri kumwe na Jacques Lameke, kandi nongeye kuguha ikaze. Yego, ntekereza ko buri torero rifite ukuri runaka kandi bihagazeho, simbihakana ko n'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi bigisha ibintu bimwe na bimwe by'ukuri nka buri rindi dini cyangwa se itsinda runaka. Byashoboka ko bigisha umurongo runaka w'ukuri, ariko hari icyo navuga ku itorero ry'abadivantiste: ntabwo bafite ubutumwa bwiza bwuzuye, kandi nta nubwo bazi icyo ubutumwa bwiza ari cyo. Uvuga ayo magambo yari umudivantiste ukomeye cyane muri iri torero. Mbere yuko kandi tuvuga ku magambo ye avuga yuko mu myaka 30 kugeza kuri 50 Yesu n'aba ataragaruka, iri torero rizaba ryaramaze guhanagurika kuri uyu mubumbe, reka twibaze tuti, ubundi iri torero ryo riracyahagaze? Riracyariho? Benshi bavuye muri iri torero, abandi banga kurizamo bavuga yuko ryamaze kugwa. Bavuga ibi kandi babishingiye ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Hari abavuga ko bavuye muri iri torero ry'abadivantiste bitewe n'ubuyobozi bw'itorero, abandi bavuga yuko bavuye muri iri torero kuko ubuyobozi bw'itorero bwifatanije na leta, kandi bakemerera ubuyobozi bwa leta guhagarara ku ruhimbi. Abandi bavuga yuko bavuye muri iri torero bitewe n'imyambarire y'abantu bahagarara ku ruhimbi rw'itorero, abandi bitewe n'umwanzuro w'itorero. Itorero ryafashe muri corona, bahise banzura ko itorero ryamaze kugwa. Ibyo hamwe n'ibindi byinshi byagiye bishingirwaho cyane bavuga yuko iri torero ryamaze kugwa. Wowe ubyizera ute? Ubona gute iri torero? Cyangwa si ngombwa ko rigeza muri iyo myaka yose ya kera barivugaho ryamaze kugwa? Nk'uko babyifuje kenshi, ntibaba baramaze kurigusha burundu wenda,
hakaba hasigaye gukuraho ibimenyetso n'imishinga ikomeye ryubatse kuva mu 844 kugeza uyu munsi. Tugiye gusuzuma neza akantu ku kandi ku kintu cyerekana ko itorero ryaguye kandi byanga byakunda. Turamenya niba iri torero urigihagaze cyangwa ryarasenyutse kera nk'uko benshi babivuga. Ntujye kure. Tugiye kurebera iri torero mu buryo bw'inyubako cyangwa se inzu. Reka twibaze tuti, kugira ngo inzu ibihagaze biterwa n'iki? Kuki abantu bubaka inzu ndende igerekeranye iyo nzu ntigwe igakomeza guhagarara? Igisubizo ni urufatiro iyo nzu ibishinzeho. Mu yandi magambo ni fondasiyo. Iyo fondasiyo imeze neza, inzu ibikomeye n'ubwo ibati ryagira ikibazo cyangwa urukuta rukagira ikibazo, iyo nzu barayisana igakomeza guhagarara. Ariko reka twibaze tuti, hagize umuntu uza agasenya iyo fondasiyo inzu yubakiyeho, ya nzu yakomeza guhagarara? Igisubizo ni oya. Yahita igwa burundu. Aho yari ishinze bakahanyuza umuhanda maze abagenzi bakajya bahanyura nk'ibisanzwe. Urwo rugero tumaze kureba rwerekana itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Inzu ni itorero ry'Abadiventiste kandi urufatiro ni amahame bizera. Ibigize inzu ni abizera baryo hakubiyemo n'abayobozi. Noneho mbere yuko tugenzura ikindi kintu cyose, reka tubanze tugenzure n'amahame y'iri torero, ariyo rufatiro rwo kwizera kwacu, maze turebe niba urufatiro rwacu rugikomeye. Kuko wasanga twubaka isengero nziza, tukagira ibigo bikomeye ku isi, nyamara ari ibishashagirana gusa. Itorero ryaramaze kugwa burundu. Ubundi amahame twizera yaje ate? Ubwo rero nidusanga aya mahame twizera yaravuye ku rufatiro rukomeye kandi rw'ukuri rudatsindwa, ubwo iri torero riraba ritaraguye bitewe n'ikintu kimwe gusa, ubu urufatiro rwaryo rugikomeye kandi rutajya rutsindwa na rimwe. Ariko nidusanga urufatiro rwaryo rwaramaze kugwa no gusenyuka, ubwo riraba ryaraguye kandi rwose nk'uko de yabivuga, bizageza muri iriya myaka ryaramaze gusibangana. Mu gitabo cy'iri torero cyitwa inyandiko z'ibanze, Ellen White hari amagambo yasize yandikiye iri torero ku byerekeranye n'amahame yacu, hatubwira naho bayakuye, kuko yari umwe mu batondekanije neza ayo mahame. Muri ibyo bihe mbere yo kwandika amagambo tugiye gusoma, Ellen umuhanuzi wahuzaga na Bibiliya, we n'abandi bakurambere b'itorero bahoraga biga ibyanditswe byera, kandi iyo bagiraga aho badashobora gusobanukirwa, Imana yerekaga Ellen White ubusobanuro bw'ibyo bintu maze bagakomeza inzira. Ubwo bageraga rero ku mahame y'Abadiventiste, Ellen White yaranditse ngo, nari imeze ntya mu ntekerezo kugeza ubwo amahame y'ingenzi yo kwizera kwacu yari amaze kumvikana neza, ahuye n'ijambo ry'Imana mu ntekerezo zacu. Ndagira ngo utinde ku magambo avuga ngo amahame y'ingenzi yo kwizera kwacu yari ahuye n'ijambo ry'Imana. Muri ibyo bihe bikomeye, ubwo Ellen yasubizaga amaso inyuma mu kwizera kwe, yaje kureba inzira Uwiteka yabayoboyemo ubwo bacukumburaga ibyo bizeye nk'Abadiventiste, maze arandika ati, amahame yo kwizera kwacu ahuye n'ijambo ry'Imana. Hepfo yaho yongeye kwandika ati, uko niko urufatiro rw'amahame y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rwubakiwe ku kwigana ijambo ry'Imana ubushishozi. Niba wakurikiye neza, wumvise neza amagambo tumaze gusoma, aravuga ngo urufatiro rw'amahame y'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi rwubakiwe ku kwigana ijambo ry'Imana ubushishozi. Ubwo mu yandi magambo, ibyo Abadiventiste bizera byubakiye ku ijambo ry'Imana gusa, kuko ababyubatse babikuraga mu ijambo ry'Imana. Ubwo rero niba umwizera runaka cyangwa umuyobozi avuye mu byizerwa agakora ibidahuye n'ibyo twizera, ikibazo si ibyo twizera, ahubwo ikibazo n'uwo muntu. Impamvu ikibazo atari ibyo twizera ni uko Bibiliya itubwira ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Imana rero ntabwo ihumeka ikintu cyanduye, ihumeka ikintu cy'ukuri, kandi ibyo ngibyo Imana yahumetse nibyo byahindutse amahame, ariyo rufatiro rwo kwizera kwacu. Ubwo rero urufatiro rw'amahame y'iri torero ari ruzima bitewe n'uko rwavuye ku rufatiro rw'ukuri rw'ijambo ry'Imana, ntabwo itorero ry'Abadiventiste ryaguye, kandi nta nubwo mu myaka 30 kugeza mu myaka 50 iri imbere iri torero rizaba ritakiriho. Rizaba ririho kubera ko urufatiro rishinzeho
nta muntu n'umwe warusenya ngo abishobore. Ni umutamenwa. Icyakora abubatse kuri urwo rufatiro nibataba amaso bo bazava ku rufatiro maze rusigareho abariho by'ukuri. Uyu mugabo witwa Day Ryan nta gihe gishize atangarije abadivantiste ko hari bimwe mu byo abadivantiste bizera atacyemera. Amaze kuva muri iri torero yavuze ko agiye gukomeza gucukumbura ku byerekeranye n'iri torero. Agarutse avuga ko Yesu natinda kugaruka iri torero yabayemo igihe kirekire rizaba ryarasenyutse. Kuko rizaba ryarasenyutse, twabonye ko kugira ngo inzu isenyuke biterwa nuko bakuyeho urufatiro iyo nzu yubatseho. Ubwo bishatse kuvuga ngo mu myaka 30 kugeza ku myaka 50 iri imbere Yesu nabatinze kugaruka, urufatiro rw'amahame yo kwizera kwacu yayandi abakurambere batondetse neza abayakuye mu ijambo ry'Imana bazaba baramaze kuyasenya. Reka twibaze tuti, Imana yayoboye abakurambere b'iri torero bakabasha kwandika aya mahame agize urufatiro rwacu muri iki gihe, izabirihe nayo sizaba yarapfuye? Rimwe mu mahame y'iri torero ry'abadivantiste nirivuga yuko bategereje kuza kwa Yesu mu gihe gito. Kuva kera iri torero ryizera ko Yesu azagaruka kujyana abera no kubakura mu isi. Abenshi mu bizera b'iri torero kandi bumva nta gihe kinini gisigaye ngo Yesu aze, kuko ibimenyetso byinshi yatanze byamaze gusohora. Ariko Yesu natinda kuza, kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Wowe ubona iri torero rizaba rihagaze? Iri torero rizaba rigitegereje kuza kwa Yesu? Reba impuzamadini iriho, reba igishushanyo cy'inyamaswa, reba iby'itegeko ry'icyumweru uko bimeze muri uyu mwanya. Koko Yesu nabatinze iri torero rizaba rikiriho? Ryan Day waravuga ko iri torero rizaba ritakiriho. Wowe ubibona ute? Ese nk'umuntu wivugiye ko yabaye muri iri torero imyaka myinshi, agakora mu myanya ikomeye myiza y'iri torero, akaba umuririmbyi w'icyamamare muri ryo, ariko uyu munsi akaba yivugira ko rizasenyuka, arabeshya cyangwa aravugisha ukuri? Ushingiye ku mudendezo wawe ibyo avuga urumva ari ukuri? Tuganire maze nawe utanga igitekerezo cyawe. Wagize neza kubana natwe muri iki kiganiro cyavugaga ibyuko ngo Yesu nabatinze kugaruka mu myaka 30 kugeza mu myaka nka 50 iri imbere, ngo itorero ry'abadivantiste rizaba ryaramaze gusenyuka burundu. Birababaje, ariko twizera amagambo avuga ngo rizamera nk'irigiye kugwa ariko ntirizagwa, bitewe n'urufatiro rwonyine rishinzeho, ari rwo Yesu. Wabanye na Jacques Lameke, ndakwifuriza amahoro, gira ibihe byiza.